mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi mwabaye registered nka association sans but lucratif ASBL cyangwa se icyo gihe bitaga ASBL association sans but lucratif. Ndagira ngo mbabaze mumaze kuba registered bisobanuye yuko mwatangiye gukora nk'umuryango wigenga. Ni ibihe bikorwa mwakoze sofa kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi kugeza ubu ngubu, apart from musical activities, ibikorwa bindi mwagiye mukora gufasha amakorali menshi tuzi ko bafite amapasiteri afite imirimo arahingisha? So nicyo kintu nashaka kubaza. Icya kabiri, reka mfate umwanya nongere mbashimire mwebwe mwese abakunzi ba Baby Times TV, abakomeza kutwereka urukundo mwese aho muri nukuri turabasuje kandi turabifuriza amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Mwebwe mwese rero mukomeje gukurikirana izi nkuru za Baby Times, icyo usabwa nta kintu ni ukutwereka urukundo, ukanda kuri like, wibuka gukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera, ubundi dukomeza kwibanira mu byiza byacu, haba mu makuru y'imyidagaduro, filime tugenda tubereka zitandukanye, mbega ni ibintu byinshi cyane hano tuba tubafitiye mu makuru y'imyidagaduro, yewe kugera no kwiyobokamana no kuri siporo, hose ayo makuru tuba tuyagufitiye, amakuru y'ubuzima, amakuru y'urukundo. Ahangaha ni ahantu washobora kuba wagera ukahafatira amasomo, nta handi ni kuri Baby Times TV ndetse no kuri ndetse no kuri babytimes.com. Ngaho nguko rero kuri uyu munsi reka tubabwire ko hagiye kuba igitaramo cya Christmas Carols gitegurwa na Chorale de Kigali ikorera muri Kiliziya Gatolika Saint Michel. Ni igitaramo kigamije kwinjiza abantu mu minsi mikuru bishimye. Iyi korali ni imwe muri korali zikunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko idakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana gusa, ahubwo ikore n'indirimbo zo kwidagadura twakwita classic, aho yanasubiyemo indirimbo ikunzwe cyane mu mupira w'amaguru ya UEFA Champions League. Iyi korali kandi izwiho kuba ifite abanyamuryango benshi bagera ku 100 n'abandi barenga, dore ko ubwo habaga ikiganiro n'itangazamakuru twaje gusobanurirwa ko Chorale de Kigali atari korali gusa, ahubwo yamaze kuba umuryango cyangwa se association, ndetse ko yamaze no kwiyandikisha kera guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na karindwi. Ibi ikaba yarabikoze imaze umwaka umwe gusa ishinzwe. Chorale de Kigali igiye gukora igitaramo ku nshuro ya 10, kuko yatangiye gukora guhera mu mwaka wa 2013 kugeza ubu baracyakora icyo gitaramo cya Christmas Carols, ndetse kimaze kuba ubukombe kuko cyamaze kuba ingaruka mwaka, aho kigenda kigira udushya kuko buri mwaka ino korali iratungurana mu ndirimbo, ndetse bikanezeza ababa bitabiriye iki gitaramo cya Christmas Carols. Igitaramo cya Christmas Carols kigiye kubera muri BK Arena. Ni igitaramo kitabirwa n'abantu benshi pe, ni igitaramo kitabirwa n'abantu benshi baba baturutse mu mpande n'impande, abakunzi bamwe babarizwa mu idini rya Kiliziya Gatolika bahibereye. Ni igitaramo kikunze kwitabirwamo n'abantu bakomeye, aho baba bari kwishimira ibyo Imana iba yaragiye ibarinda mu mwaka wose, banizihiza ibihe by'iminsi ya Noheli ku buryo umuntu abyinjiramo atekanye. Uyu mwaka rero Vice Perezida w'iyi korali yatangaje ko mu ndirimbo ziteganyijwe harimo 3 zisanzwe zikorwa, zirimo niyo ya UEFA Champions League, gusa hari izo yirinze kuvuga kuko zihishiwe abazaba baje kwitabira icyo gitaramo cya Christmas Carols. Amatike ni kimwe mu bintu byibajijweho kuri iki gitaramo cyane, ko hari abava hirya no hino, ariko mu bisobanuro abayobozi ndetse n'abaterankunga b'igitaramo kizabera muri BK Arena batangaje ko
umuntu uguze itike afite ikarita ya BK Arena prepaid card agabanyirizwa. Numva ni iby'agaciro ku bantu wenda baba bafite iyo karita bakoresha Bank of Kigali, kandi amatike azaba agiye ari mu byiciro bine, ku buryo buri wese bashyizeho uburyo ki azagenda yisangamo. Uburyo ki mbega kuba nakubwira ngo nkurarikiye kutazabura muri iki gitaramo ntago naba nkubeshye, nawe wagenda ukahigira, kuko guhera ku 5,000 waba wibereye muri BK Arena uri kuryoherwa umuziki wa Colado Kigali, ukongeraho iyindi myanya y'10,000, ukongeraho indi myanya y'15,000, ndetse n'indi myanya y'ahantu hakomeye cyane habakomeye ku 50,000 gusa. Akaba kandi aya matike ari kuboneka ku rubuga rwa www.ticket.rw. gusa ku bantu bo batabasha gukoresha murandasi, hateganyijwe ko ku munsi w'igitaramo hari abantu bazaba babafasha kubona amatike byoroshye, ariko aho ni mu gihe amatike azaba atarashira, kuko bikunze kubaho kenshi cyane ko amatiketi aba sold out agashira, ku buryo ntayo wasanga ku muryango abantu bakayagura agashira mbere yuko n'igitaramo kiba. Ngira ngo ikindi nasoherezaho mbabwira ni uko iki gitaramo giteganyijwe ko kigomba kuzatangira kuva ku isaha ya saa 12 z'umugoroba, ariko imiryango ikaba izafungurwa saa 9 z'amanywa. Mu by'ukuri aha ngaha bashyizeho akantu ko iki gitaramo saa 12 ni isaha zo gutangira kuba cyatangiye. Korali do Kigali izaba yageze ku rubyiniro, ntago ari isaha yo kuba abantu batangiye kuza kwitabira iki gitaramo. No, aho bashyizeho akadomo bavuga ko iki gitaramo saa 12. Mbega kugenda utinda kandi wamaze kugura itike yawe, niko hari byinshi uzagenda uba uri gucikwa. Rero nkurarikiye kutazatangwa muri iki gitaramo, nanjye nzaba mpabaye nka Emson mbavunga mbarebera uko bigenda biba bimeze impande n'impande muri iki gitaramo tifashe hamwe na Papi Times. Rero ndagusaba ngo ukore subscribe kuri iyi channel ya Papi Times, ubundi dukomeze twigenderera kandi usabe ry'umasangiza kuri bagenzi bawe, dukomeze imva ni kuri ubu buryohe. Ciao rero, ikintu nasorezaho mbabwira nuko mbakunda cyane bivuye ku mutima. Namwe mukomeze munyereke urukundo, ubundi dukomeze twibanire. Isi ni uburyohe, isi ni iy'Imana, natwe Imana yari yituremeye ngo tuze tuyicele. Rero reka dukomeze tubane, kanda kuri subscribe kuri iyo channel, kandi like, ukore share, ubundi dukomeze twiryohere ku isi.